Ibihe byiza kuba umuntu wakoze subscribe kuri Huru Ubuzima TV, komeza ugubwe neza kandi ugira amahoro n'amahirwe y'Imana mu byo urimo kuba wakora byose bitandukanye, ndetse n'aho uherereye hose ugume ugubwe neza, waba uherereye mu Rwanda, muri East Africa no muri Afurika yose muri rusange, ndetse no ku mugabane mu yindi migabane itandukanye, komeza ugubwe neza. Uyu munsi rero nk'uko mubizi hano kuri Huru Ubuzima TV haca ibiganiro byinshi byiza kandi byubaka. Uyu munsi tugiye kuvuga ku bintu icumi udakwiye kuganiriza abandi bantu muri rusange, cyangwa se inshuti zawe muhorana mugendana se, cyangwa se abandi bantu uhura nabo. Ibi bintu uzabigira ibanga kabone n'ubwo byangombwa ko umuntu agusaba kumubwiza ukuri mu buzima bwawe. Ibi bintu uzagume ubihagarareho ubigire ibanga. Ngibi bintu icumi rero udakwiye kubwira umuntu uwo ari we wese, kabone niyo yaba ari inshuti yawe. Ibi bintu biri mu migambi yawe, cyangwa se ibi bintu ntukwiye kubibwira uwo ari we wese, ntukwiye kubibwira inshuti yawe. Ibi bintu bizaguma ari ibanga ryawe, kugira ngo utaza kuba wenda watakarizwa icyizere n'abantu, cyangwa se ugasanga ubuzima buragutengushye, imigambi yawe ntuyigezeho neza. Niba utarakora subscribe rero kora subscribe, kugira ngo tujye tubona ibintu nk'ibi, cyangwa se inama nk'izi, cyangwa se izindi ngingo zicana kuri Huru Ubuzima TV zitajya zigucika. Ngibi rero ibyo bintu icumi udakwiye kubwira abantu. Ikintu cya mbere ni imigambi yawe yose y'ejo hazaza. Buriya kirazira kubwira abantu imigambi yawe y'ejo hazaza, kuko buriya kubivuga kare bishobora gutuma hari abakubangamira cyangwa se bakaguca intege. Buriya kirazira, ntuzigere ubwira abantu imigambi yawe y'ejo hazaza, kuko nubibabwira hariho abatakwishimiye bazaza bakaguca intege, cyangwa se hari n'uzaza agambiriye kukubangamira kuri ya migambi wamubwiye, akagutega imitego kugira ngo imigambi wamubwiye yawe utabasha kwisohoza, cyangwa se utabasha kwigeraho. Iki kintu rero kizaguma ari ibanga ryawe, kugira ngo imigambi yawe nunanirwa no kwigeraho bizaba ari ibanga ryawe, hatazaba hari umuntu wabibwiye ugasanga niwe waguteze agatego wenda kuko utayigezeho neza, cyangwa se hari izindi ngingo cyangwa se hari indi mitego utazi wenda wahuriye nabyo mu buzima yarabigizemo uruhare. Iki gikwiye kuba rero ibanga ryawe, ntugisangize abandi. Ikintu cya kabiri udakwiye kubwira abantu ni ibibazo byawe bwite n'intege zawe nke. Buriya kirazira kubwira abantu ibibazo ufite byose. Hari ibyo ukwiye kubwira abantu, ariko buriya kirazira kubwira abantu ibibazo byawe byose ufite, cyangwa se ngo ubabwire intege zawe nke. Buriya aha hantu iyo ubwiye abantu intege zawe nke, cyangwa se ukababwira ibibazo byawe, muri iyi si abantu turatandukanye. Hari abatakwishimiye, hari n'abakwishimiye wenda bagufasha kubikemura, ariko hari n'uzaza noneho akaguca urwaho, akaboneraho akagusenya burundu. Kuko buri muntu namara kumenya intege zawe nke, ashobora guheraho nawe agusenya, cyangwa se wenda kubera yuko ashobora kuba yarakubuze wenda umwita inshuti, kandi wenda ya nshuti y'indyarya, ugasanga niho ahereye nawe agusenya. Buriya si abantu bose rero babyitaho neza, bamwe babikoresha bamwe barabikoresha bakaba banakugirira nabi. Ingingo ya gatatu rero ni amafaranga ufite n'uko uyabona. Buriya kirazira nanone kubwira abantu amafaranga ufite, ingano y'amafaranga ufite ku makonti yawe atandukanye, ingano y'amafaranga uhembwa. Ibi bishobora gukururira abantu bakakugirira ishyari, cyangwa se gusabana nabi, cyangwa kugushyira mu byago. Ugasanga umuntu ni inshuti yawe, umubwiye uti mbona amafaranga muri ubu buryo, cyangwa se mfite umushahara ungana utya, cyangwa se mfite amafaranga angana atya kuri konti, yasanga umusumbye uburyo uwinjizamo amafaranga, akaba yakugirira nabi. Rero kirazira kubwira abantu amafaranga ufite n'uko uyabona. Ikosa rya kane, cyangwa se ikintu cya kane utagomba kubwira abantu, ni amakosa wakoze kera. Buriya kirazira kubwira abantu ubuzima waciyemo bw'amafuti, amakosa wagenda gukora, kuko abantu bamwe bibabwiye, abantu bamwe bababarira, bashobora kutakubabarira, cyangwa se bashobora kubigarukaho bagucira urubanza. Ugasanga uteye imbere, wenda ugize mu bintu bibi, wanyuze mu bintu mu nzira zitari kugira ngo utere imbere, abantu bagatangira kugucira urubanza bati kugira ngo agere kuri biriya yaciye muri ibi, yakoraga ibi n'ibi bibi, kandi wenda hari n'ibyiza wakoze byakugejeje kuri iryo terambere.
Kirazira rero kubwira amakosa wakoze, kirazira kubwira abantu amakosa wakoze kera. Ikintu cya gatanu ni ibibazo byo mu rukundo rwanyu, cyangwa se ibibazo byo mu rugo rwawe, cyangwa se ibibazo bahuriye nabyo mu rukundo. Aha abantu benshi bakunda kubyivangamo, ugasanga baragusenyeye, cyangwa se aho ugasanga baragusenyeye aho kuba bagufasha kubwubaka. Ugasanga niba wenda ufite umufiyanse cyangwa se ufite umugore, hari ibyo mutari kumvikanaho mu rukundo rwanyu, ugasanga uragiye ubihereje abandi bantu. Hari ibyo ukwiye kubwira abantu, ariko hari ibyo ukwiye kugira ibanga mu rukundo. Niyo mpamvu rero ibibazo uhuye nabyo mu rukundo udakwiye kugenda ubibwira buri wese, kuko hari umupaka, ahantu utagomba kurenga. Muri ibi bibazo byose uhuye nabyo mu rukundo n'umukunzi wawe, hari ibyo mugomba kwicara wowe n'umukunzi wawe mukaganiraho, mukabinonosa, mugasasinza, mukabiganiraho, utagiye kubigishamo inama abandi bantu, kuko hari abaheraho noneho urukundo rwanyu bakarusenya burundu, bahereye kuri ibyo bintu wababwiye. Ikintu cya gatandatu utakwiye kubwira abantu, cyangwa se utakwiye gusangiza abantu, kikaguma ari ibanga kuri wowe, ni ibyemezo bikomeye utarafata neza. Iyo umuntu agiye gufata icyemezo gikomeye, bimusaba kwitonda agatekereza neza. Igihe rero ufite ibyemezo bikomeye utarafata neza, ibi ntabikwiye kugira ngo ugende ubisangize abandi, kuko bitarabifateho umwanzuro neza ngo umenye ngo wabinonosoye kandi wabishyizeho akadomo ko wamaze kubitekerezaho neza. Ibi bitekerezo byinshi rero bitandukanye bishobora kugutesha icyerekezo. Ushobora kugenda ukabwira abantu, ugasanga kanaka arakubwira ati ca muri izi nzira, kubera yuko utari wabifataho umwanzuro. Wajya ku wundi nawe akakubwira ati ca muri izi nzira, kubera ko utari wabifataho umwanzuro. Ugasanga mu mutwe urajarajaye, ntabwo uhisemo umwanzuro mwiza kubera ibitekerezo byavuye ku bantu batandukanye. Ugasanga ibintu bigutesheje umutwe, bigutesheje icyerekezo. Hano rero ibyemezo bikomeye utarafata neza, ukwiye kubigira ibanga, ukabigumana hagati yawe kugeza igihe uzaba umaze kubinonosorera, hanyuma ukaba wabona kuba wabishyira hanze. Ingingo ya karindwi ni ibyiza wagiriwe n'abandi, secret z'abandi. Ibyiza wagiriwe n'abandi rero si byiza kubivuga bisangiza abantu, kuko kubivuga bituma utakaza icyizere, cyangwa se ubwabo bakagutakariza icyizere. Muri uyu muntu yakubikije ibanga, akakubwira ati uramenye ntuzamvemo, uramenye ntuzarimenye, ukagenda ukarimena. Wa muntu azagutakariza icyizere mu buzima bwe, ntazongera kukubwira ikintu cy'ibanga rye. Kubivuga rero bituma nawe ubwo agutakariza icyizere, ugasanga umuntu ntiyongeye kukugirira icyizere, kubera yuko yakubikije ibanga urarimena. Hano rero niba umuntu akugiriye icyizere akakubwira ibanga rye, akakubwira ati rero uramenye ntuzamvemo, ahangaha ukwiye kumwubaha, ukwiye kubaha ibitekerezo bye ukarimugira, kuko iyo yakubwiye ibanga ukagenda ukarimena, uwo urimeneye aravuga ati nanjye uyu muntu umeneye ibanga yabwiwe na kanaka sinkwiye kumubwira ibyanjye, nimubwira ibyanjye nanjye ejo azahindukira ajye kubibwira abandi. Rero ibi biba bikwiye kugumanwa nawe, ukabimenyana, ibanga rikaba irya babiri, umugani w'Abanyarwanda. Ingingo ya munani, cyangwa se ikintu cya munani udakwiye gusangiza abandi, ni ibintu bigushengura cyane mu marangamutima. Buri wese uzi ukuntu abyakira. Hari ababyitwaza bakaguseka. Niba ugira amarangamutima yoroshye, cyangwa se niba ugira amarangamutima ya hafi, si byiza ko ibintu bigushengura mu marangamutima ubisangiza abandi, kuko hari abashobora kubyumva bakaguseka, bakumva ko ari ibintu byoroshye, bakavuga bati uyu muntu ni umwirasi se, cyangwa se ni umuntu ushaka guteta kubera ibintu byoroshye, ati nk'ibi ngibi bari kuvuga njye nabiciyemo ariko meze neza. Buriya rero niba ikintu uzi ko kikubabaza cyangwa se kikwangiza mu marangamutima, si byiza kugisangiza abandi. Hari ababibona nk'imyirato, cyangwa se hari ababibona nko guteta, kubera ko wabibabwiye bakumva ari ibintu byoroshye. Ikintu cya cyenda rero ni intsinzi zawe zose ni uko wazigezeho. Kirazira kuvuga intsinzi zawe zose uzisangiza abantu bose, ndetse n'uko wazigezeho. Hano si ngombwa ngo intsinzi zawe zose
uzihishe, hari izo wabwira abantu ariko nanone hari izo udakwiye kuvuga, kuko iyo ubivuze hose bishobora kugukururira ishyari n'abantu, bakagushakamo amakosa, aho kugushyigikira bagashaka kugushyigikira bagatangira kugushinja amakosa, bakagushinja ibintu byinshi, ugasanga rero intsinzi zawe wagezeho hari abatazishimiye, n'uzishimiye wenda agushatsemo amakosa ati kugira ngo azigereho byaciye muri izi nzira, ugasanga mbese hari abatabyishimiye. Rero kirazira kubwira abantu intsinzi zawe zose nuko wazigezeho. Ingingo ya 10 rero turi gusoza ni ibyo utekereza ku bantu bakuru cyangwa abo mukorana. Buriya abantu bakuru none abatekerezaho ibintu uzatekereza neza, kuko amagambo ashobora kugusohokamo akakugarukaho akangiza umubano wawe cyangwa akazi kawe. Buriya niba utekereza ku bantu bakuru cyangwa se abo mukorana ukabatekerezaho neza cyangwa nabi, uba utekerejeho neza it's okay, ariko nanone batekerejeho ibintu ukabona uri kubashinja, kubacira imanza, kubabureminga ku bintu cyangwa se nturi kubashimira ibintu, ibyo bigumane, kuko umuntu mukuru iyo ugiye ukagenda ngo ushaka kumukebura ku kintu, agufata nko kuba waba ushatse kumusuzugura. Ubwo rero hano nanone birasaba kugenda gake, icyo utekereza ku bantu bakuru ukaba wabigumana cyangwa se ukabyigumirana mu mutwe, kuko buriya nanone mu muco w'abanyarwanda tujye twihesha agaciro. Mu muco nyarwanda, abanyarwanda twihesha agaciro kandi turubaha. Niyo mpamvu rero ukwiye kwitekerezaho ukareba abantu ukorana cyangwa se abantu bakuru kuri wowe, ntubasagarire ko bashobora kubifata nk'uko bagusuzugura. Ibi rero nibyo bintu 10 ukwiye kugumana, ukabigira ibanga muri wowe, ukabigira ibanga ryawe, ntubisangize abandi bantu, kuko buriya hari ibyo ukwiye kuganira n'abantu ariko hari n'ibyo udakwiye kuganira n'abantu. Niba rero iyi video yakunyuze ukaba wayishimiye, ushobora kuduha like kugira ngo udutere iyo nkunga yo kuguma dukora ibiganiro nk'ibi byiza. Nanone waba ushaka kugira ngo video nk'izi nziza cyangwa se video nk'izi zubaka, zigira inama, zivuga ku bintu bitandukanye mu buzima bwacu bwa buri munsi duhoramo, zikugeraho ku gihe, ukwiye gukora subscribe kugira ngo kandi ugakora ku nzogera kugira ngo izi video nizijya zisohoka ujye uzibona mu ba mbere. Turagushimiye rero wowe twabanye muri iyi video, tukaba twayitangiranye tukaba tunayisozanyije. Amahoro y'Imana akomeze abane nawe.